kandi hari n'abakeneye mwebwe bakuru tugomba kubagira ndetse mwana babonye byinshi cyangwa mwabagira n'inama umuntu ubishaka ariko n'umutano turi gukunda mu Rwanda. na César na Jean iravukuru umunsi yemeje kubana cyangwa se gusezerana yemeje n'amategeko biyemeje no kuzabana umwe Imana izamuhamagarira kugira ngo nicyo mwese mwamufuriza amategeko ngo yamaze kubasobanurira kuko bari ngombwa ariko buriya abantu bagendeye n'uko barezwe n'uko babayeho bashobora no kugenda bakuruka ku rugo rwabo n'ibyo amategeko n'ibirirwa bagira ntibazirirwa babijyamo yaba ubundi ku mutungo w'abashakanye undi abantu basezeranye ari cyangwa abana ari babiri ubundi umutungo ukomoka ari ugomba kuba ntagomba guca umuntu ngira ngo ikindi ni uko nababwira ngo mu mibanire yanyu icya mbere kizabaranga muzabona no kubahana kuko nicyo cya mbere. Ikindi murangwe no kubwizanya ukuri. Ikindi murangwe no kuzuzanya, murangwe no koroherana. Hari aho usanga umugabo n'umugore bafite udafite urushinge kandi bakwicara hasi bakaba banaganira bagashakira ibisubizo. Ikindi ni uko n'ubundi iyo abantu bagira abantu babanye kugira ngo César na Jeanne yose abajyanye mu myaka ingana ubu ni ukuvuga ngo nabo hari amasomo baba yumvikana baba bakeneye, ariko icya mbere abantu babanye bakoroherana bakuzuzanya kugira ngo bubaka urugo rukomeye. Ntabwo ibindi utasubiriye muri make nanjye nkaba ndangije abamwifurira n'amahirwe no kuzabyara bakabuka mukabyarira imiryango yanyu, abakozi ndetse n'igihugu. Kugira ngo rero umwanya ukurikiyeho umwanya wo kubona mu ibendera rya Repubulika y'u Rwanda haza umwanya wo kubarira birumvikana mushimangira ibyo mwiyemeje hano. Neza ko mwese ntabatazi reka mbere kuri Jean Claude na Brandine baza gufatira ibibazo. Yewe Mbashimana Jean Claude maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Irabasha Brandine mbere umugore tukazabana ko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. maze kumva icyo amategeko ateganya abashakanye abashyingiranywe. Subiramo gato. Njyewe
Brandine Irabarusha amaze kumva icyo amategeko ateganya nta gahato ko wowe Mbarushimana Jean Claude umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Umwanditsi w'Ingabire mu murenge wa Nyamiyaga maze kumva amasezerano ya Mbarushimana Jean Claude na Irabarusha Brandine mu ruhame rwa benshi, ishingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya.